Mu muziki nyarwanda hari abantu bake cyane batagaragara cyane ariko bafite uruhare runini mu ndirimbo dukunda buri munsi. Aba nabo twita aba-Producer batunganya amajwi bagahindura indirimbo ikaba hit. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe urutonde rw'aba-Producer bahenze kurusha abandi hano mu Rwanda muri uyu mwaka 2026. Turebere hamwe n'impamvu indirimbo zabo zifite agaciro kanini cyane hano mu Rwanda. Wowe rero tugiye kubana kuri YouTube channel yacu ya Ariko TV show. Reba neza niba wakoze subscribe, fungura inzogera kugira ngo tujye tubana muri video zindi cyangwa se mu bindi biganiro bizajya binyuzwa kuri YouTube channel yacu. Igihe tugiye kubana muri iki kiganiro ni kwa Jean Mustafa. Ku mwanya wa gatanu turahasanga aba-Producer barimo Rush, bakabamo Koze ndetse na Dem. Aba ni aba-Producer bakizamuka ariko bageze ku rwego rwo hejuru. Bakoze indirimbo zakunzwe cyane zirimo nka Awe ya Juno Kizigenza, Jaja ya Juno Kizigenza, Mutima ya Bwiza, Tap and Go ndetse ya Karifan. Aba bahanzi rero ukeneye gukorana nabo cyangwa se ukeneye kugira ngo bagukorere indirimbo imwe yonyine, aho bahagurukira ku mafaranga atubutse angana n'ibihumbi 400 by'amanyarwanda kugira ngo bagukorere indirimbo imwe yonyine rukumbi. Ku mwanya wa kane turahasanga producer barimo Bob Pro, barimo Prince Kizi ndetse na Santana Sauce. Aba bose bafite igiciro kimwe kiri hejuru. Bob Pro usanga akunda gukora cyangwa se yakoze indirimbo za Ivan Bravani ndetse na Meti. Nizo ndirimbo yakoze zikamuzamura zikamugira viral cyane. Prince Kizi ugasanga nawe azwiho gukora indirimbo za Bruce Melody ndetse na Aline Sana. Santana Sauce nawe ugasanga azwiho gukora indirimbo cyane cyane za Neo Bosco ndetse n'indirimbo za Dorcas ndetse na Vestine. Aba bose usanga bagira igiciro kingana kuko ukeneye gukorana nabo indirimbo imwe yonyine rukumbi, aho bahagurukira mu bihumbi 500 ku ndirimbo imwe by'amanyarwanda. Ku mwanya wa gatatu turahasanga umuproducer umwe rukumbi witwa Ishimwe Clement. Ishimwe Clement uzi nka Iki ni umwe mu nkingi za muzika hano mu Rwanda cyangwa se ni imwe mu nkingi muzika nyarwanda hano ishingiraho. Numwe washinze Ikina Music Studio yakoreragamo abahanzi bakomeye nka Butera Knowless, King James, Tom Close, Christopher ndetse na Neringabo. Indirimbo ze nyinshi zabaye amateka mu Rwanda ndetse kugezana n'ubu gukora indirimbo imwe rukumbi kwa Clement bishobora kugera ku bihumbi 600 by'amanyarwanda. Urumva ko nta mafaranga atubutse. Ku mwanya wa kabiri turahasanga umuhanzi muzi wabaye icyamamare ndetse uri no guca ibintu mw'iyi minsi, umuhanzi bita Element. Element ni umwe mu ba-Producer bagezweho cyane hano muri iki gihe, aho ari uri gukorera indirimbo abahanzi benshi bari kuzamuka ndetse n'ababaye developed hano mu Rwanda. Yatangiye cyangwa se yatangiye kumenyekana mu mwaka wa 2022 cyangwa se mu mwaka wa 2020, ariko yahise aba icyamamare cyane kubera uburyo akora hit zidasanzwe. Yakoze indirimbo nyinshi zirimo Samo ya Bruce Melody, Katapira ndetse na Funga Macho. Akora indirimbo ya Deben yitwa Kora, akora indirimbo ya Juno Kizigenza yitwa Mafurumura ndetse na Solide, akora indirimbo ya Krisizi yitwa Inana, Is Faster, Jugumira ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Element ni umwe mu bahenze cyane hano mu Rwanda, aho indirimbo imwe ashobora kuyikorera agera kuri miliyoni imwe y'amanyarwanda. Ku mwanya wa mbere rero turahasanga umuhanzi bita Made Beat. Ndakeka abantu benshi muramuzi. Made Beat uzwi nka amazina ye nyakuri yitwa Mucyo David, uzwi nka Made Beat. Numwe mu ba-Producer ba mbere bahenze hano mu Rwanda. Afite izina rinini cyane mu gutunganya indirimbo zakunzwe cyane mu gihugu ndetse no hanze, aho yakoze indirimbo zirimo nka Katerina ya Bruce Melody, agakora indirimbo yitwa Why Deben yakoranye na Diamond, agakora indirimbo yitwa Nyora Bruce Melody yakoranye na Eddy Kenzo, agakora indirimbo yitwa Total Kerezi ndetse n'izindi nyinshi. Kugeza ubu Made Beat ni umwe mu bahenze cyane cyangwa se n'umwe mu ba-Producer bahenze cyane, aho gukora indirimbo imwe ashobora kuyishurwa kugeza kuri miliyoni 1.5 y'amafaranga y'u Rwanda. Nkuko tubibonye, producer si umuntu usanzwe mu muziki. Niwe shingiro ry'indirimbo ikundwa cyangwa se igacika intege.
niyo mpamvu aba-Producer bose bafite agaciro kanini cyane ku isoko ry'umuziki nyarwanda. Niba iyi video wayikunze kanda like, ukore subscribe kuri Kwivugire TV show maze dukomeze kugukorera inkuru zicukumbuye mu buryo bworoshye kandi bushimishije. Nge mwabanaga mw'iki kiganiro ni Mustafa Ntabwo Nzi.